Oui. Umeze ute? Ni sawa. Oh, amakuru yawe ni meza? Ku buryo se udashobora kumbwira akajambo keza k'ubu ngubu ndi mu bantu bashobora kuba bakeneye ubufasha bwawe ra? Ubufasha bwe burika? Kimoto kiranturikanye cy'abandi kandi bikiri byanshiranye. Ntago wampa icuma aho ngaho nkazariguha YouTube imennye. Utiraguturikanye? Ikimoto kiranturikanye kandi amafaranga nayaranguje. Reka nzayakoherereza. Icumu uraribona aka kanya ryihuse nkahita nanga nkahita niyirukira. Nese nabandi niyo yawe ariyo triburari twayakora. Bagera mu bibazo tukabireka. Urukundo ruraryoha. Nicyo cyonyine. Urukundo ruraryoha mwana. Utitaye ku bintu byose abantu bavuga urukundo ruraryoha. Nandetse n'uburi mu rukundo. Uzagerageze ibyishimo byose ruguha ubikonsome. Ubikonsome nka uzabibura ejo kuko nubundi ejo uzabibura ukarakara. Rero igihe cyose uri mu rukundo gerageza enjoying buri segonda ry'urwo rukundo. Kandi to the fullest. Enjoy to the fullest. Then utegereze umunsi uwo muntu mukundana azakubabaza. Rero kubabaje bigenda bite? Nta marira ariko nyine mbere yuko ayo marira aza. Enjoying akabisa. Enjoy. Kuko ibyishimo urukundo rutanga mani nibyo byishimo bya mbere biryoha. Hakikiriya nko gukunda ugakundwa ahubwo wenda ikintu cyanyuma kiryoha kibabaza ni ukubabazwa nyine kuko umuntu wagukunze cyane wagushimishije cyane umuntu wagushimishije cyane aba yabasha no kukubabaza cyane. Njewe ibintu hafi ya byose barabizi urumva ariko hafi ikintu batanzeho byatari gutereta birangora. Icyo kintu gutereta birangora nandetse gutereta nicyo kintu cyonyine Imana yadukoreye mu bajeni gituma umujeni acika amazi kweri. Iyi Imana idukuriraho ikintu bita gutereta iba yarakoze ikintu cyatari ariko gutereta birangora ukumbona gutereta birangora pe birangora cyane. Okay, tubahaye ikaze kuri Abastar TV. Uno munsi dutangiranye n'umusitari buri kantu bimeze bite? Yo meze fresh byatari wowe umeze bite? Nanjye ni fresh iminsi myinshi. Iminsi myinshi ni fresh. Ari umuntu yavuze ngo iminsi myinshi usubiza ngo iki? Ese niba aryo usubiza ngo iminsi myinshi cyane se? Ntago mbizi. Ariko ngiye buri gihe umuntu arambaza ngo iminsi myinshi nkumva nkagenda mu Kigali. Ariko ntago nzi umuntu akwaje iminsi myinshi ngusubiza ngo iki? Ubwo iminsi myinshi ntari. Uno munsi none tugiye kuganira kuri ka episode kacu ka Funny Quick Question aho ngiye kukubaza mu bijyanye na culture y'u Rwanda, mu bijyanye no kubyina, kuririmba na cinema cyangwa se inamico. Muri izo nuza muri izo entertainment ni iyihe wisanzemo cyane yanatumye umenyekana no mu bijyanye n'amakomedi byose? Yatumye menyekana se urwenya. Nta yindi nuza wigeze ugerageza se ndivuge ngo nararirimbye biranga? Oya nararirimbye na n'ubu ndacyaririmba ntibyanze kuko mfite indirimbo ifite miliyoni views. Inkinamico sinigeze nzikina nakinnye amatiyatere kera nkiga muwaga nkiga segonderi nakinnye amatiyatere mu bintu bya antisida nkajya nanayakina mu bintu ahantu nize primaire twakinaga ibintu bitaga ngo twajyaga mu bintu bita kirite. Abantu bize iwacu mu ruhangano bita ku bayuda Ecole Adventiste. Twakoraga ibintu bita kirite tugakoramo izo bita masene nyine ibintu runaka bimeze nk'amatiyatire ariko ari live. So rero ibyo nibyo nagerageje ariko kubw'amahirwe nza kumenyekanira mu rwenya. Ahubwo ikintu gitangaje nukuntu ari umuziki mujyamo mukazana miliyoni mu rwenya mukazana views ziteye ubwoba. Ibanga niriho ubundi mukore? Ibanga narindi ntakubeshye suko wenda ngo ndi umuntu w'umuhanga cyane cyangwa se ngo hari ikindi gitangaje. Mu Rwanda bagira faze yuko hari igihe kigera bakakwikundira. Reka mbyite gutya, reka no kubyita guharara. Kandi no kuguharara nta kibazo kibirimo urumva. Icyambere wenda hashobora kuba duharawe, cyo ni cyambere. Cya kabiri dushobora kuba ari uko dukora neza kuko ntago abantu bose babaharaye. Ibyo byose baguharara kuko ukora neza urumva. Ntago buri muntu wese bamuharaye, baharara bakora neza.
ikindi cya gatatu ni n'umugisha w'Imana. Hari n'igihe ushobora kuba nanakora neza ariko si babimenye, kuko hari igihe cyose nahereye nkora ntibabimenye, si uko nakoraga nabi, ahubwo igihe cyarageze hajyamo n'umugisha w'Imana, ibintu birakorwa. Aha, akandi kabazo ka kabiri ni iki ubona cyahindura industry yacu yo mu Rwanda nyine igatera imbere kurusha aho iri ubu ngubu? Ikintu ubona bakora kabisa, ikintu bakora cyayihindura ni ikintu cyonyine cyahindura mu buryo bw'amafaranga. Kandi ubu kugira ngo industry turimo ihinduke mu buryo bw'amafaranga, sometimes uruhare rwacu turarukora ariko haracyabura uruhare rwa leta. Leta nayo uruhare rwayishoboye irarukora kuko iduha internet nziza ikaduha amahoro, ariko hari ikintu tuba dukeneye gukorerwa na leta kuko nta mu content creator wakikorera rumwe. Nk'ubu igihugu cyacu ubu tuvugana, even na YouTube ntituraba abantu, YouTube ntabwo ituzi. Kugira ngo mpembwe ndi kuri YouTube, mpembwa nafashe YouTube yanjye nkayita inyamerika. Imisoro yose ntanganye itanga muri Amerika. Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko wahembwa na YouTube mu Rwanda, ariko YouTube ntabwo iguhemba nk'umunyarwanda, bizi ko yihembeye umunyamerika, sibyo? Hari imbuga nyinshi cyane abanyarwanda bazi banamenyereye ariko zitaduhemba, uko byagenda kose ntiziguhemba. Izo mbuga harimo urubuga bita TikTok, harimo urubuga bita Instagram, Snapchat ntiratangira guhemba, Facebook ntiratangira guhemba, kandi n'imbuga usanga abanyarwanda bazi bakoresha kandi bakazikoresha mu buryo bugaragara n'abaturage bakabimenya bakabaho n'abastari. So ikintu kibura nuko leta rero yagirana amasezerano wenda na Meta ishinzwe Facebook na Instagram, ikaba yagirana amasezerano na cya kigo gishinzwe TikTok n'izindi mbuga zose nka za Snapchat na Twitter, ku buryo umunyarwanda ukozeho content ya video runaka ahembwa mu buryo bworoshye. Aho ngaho nta leta avugana, ni guverinoma ivugana n'ibyo bigo, ibyo bigo byarangiza bikagira gute, bikazana amashami yabyo mu Rwanda. Ibyo ni ibintu leta ubwayo yajyamo. Nicyo kintu numva badufasha kugira ngo wenda abantu babashe kuba monetize, kuko at the end of the day ntabwo urubyiruko rwo mu Rwanda rwose ruzajya mu biro, ntabwo twabona ahantu dukora mu biro. Ariko social media ifite ibibanza byinshi cyane, buri muntu wese ufite content n'ubushobozi bwo gukora ashobora kujyaho akinjiza amafaranga. Kandi nanjye ndi urugero rwiza rw'umuntu ugaragaza yuko social media zahinduye ubuzima bwanjye. YouTube yarabuhinduye, izindi mbuga nzikoresha namamaza, nibwo buryo ninjizamo amafaranga, ariko abantu bose ntago bazamamaza. Igihe cyose utamamaza rero ubukeneye kuba uri monetized kurwo rubuga, ku buryo video yose ushyizeho ibiguha amafaranga. Nicyo badufasha. Kandi koko ni nko kuri nuza yawe, kuri account yawe ya TikTok ukurikiranwa n'abantu benshi pe cyane, byahatari kabisa. Aha, ikindi kintu nakubaza, abastara kenshi abafana banyu babona ibintu kuri social media gusa, ntago baba bafite ikintu bakuziho. For example, ari nk'igihe ubona umustar ari indirimbo z'urukundo kandi ntarwagira. Aha, ni nk'ikihe kintu wabwira abafana bawe batakuziho kandi wewe wigira mu mutima wawe? Njyewe ibintu hafi ya byose barabizi, urumva? Ariko hafi ikintu batanzeho byahatari, gutereta birangora. Gutereta birangora, ndetse gutereta nicyo kintu cyonyine Imana yadukoreye mu bajeni gituma umujeni acika amazi kweri. Iyi Imana idukuriyeho ikintu bita gutereta, iba yarakoze ikintu cyatari. Ariko gutereta birangora, ukumbona gutereta birangora pe, birangora cyane. Aha, kandi kantu ka nyuma kuri iyi content tugezeho, baguhitishemo reba kuri Amahoro aba yuzuye, Amahoro Stadium yuzuye guperformingamo za ndirimbo zawe zaba ari he, zira zose zakubise MP, cyangwa bakaguhitishamo gukorana n'umustar runaka ukomeye muri Afrika wifuza, wahitamo iki hagati y'ibyo ngibyo bibiri? Byose ndumva nta kintu na kimwe kimfitiye akamaro kirimo, kuko nta mafaranga numvishemo. Na performing y'amafaranga se, for example muri Stade Amahoro, sibyo uraperforminze n'ubundi nyine amafaranga uzayabona, no gukorana n'umuhanzi ukomeye naho amafaranga n'ubundi uzayabona, wenda ashobora kukwishyura cyangwa ukabona n'ubundi nk'andi mahirwe nk'uko bisanzwe mu Rwanda uri hejuru mu kwamamaza. Ni iki wahitamo, wakorana n'umustar runaka cyangwa wakiperformingira mu Mahoro? Cyangwa ngaho byose birimo amafaranga ngahitamo. Ugahitamo. Nje ndi kumva na performingira nakorana n'umustar runaka, kuko
naba ndimo ndongera popularity ishobora gutuma nuzuza amahoro. Ba bantu n'ubundi batambona mu mahoro bambona kuri iki kuri ya platform nini, ariko uwo musitari nta ashobora kumbona ariko gukorana nawe n'andi mahirwe yiyongera ku bintu bishobora gutuma ayo mahoro nyuzuza. Oui, Umeze ute? ni sawa. Oh, amakuru yawe ni meza se? Ku buryo se udashobora kumbwira akajambo keza ko ngubu ndi mu bantu bashobora kuba bakeneye ubufasha bwawe ra? Ubufasha bwe burika. Kimoto kiranturikanye cy'abandi kandi bikiri byantiranye. Ntago wamenya icuma aho ngaho nkazariguha YouTube imennye. Utiraguturikanye. Ikimoto kiranturikanye kandi amafaranga nayaranguje. Ganza tuyakoherereza. Icumu uraribona aka kanya ryihuse nkahita nanga nkahita niyirukira. Nese naba niyo yaba ariyo tribunali twayakora. Bongera mu bibazo tukabireka. Bwa mbere mu mateka nkoze puraka njye sinabura 10,000. Wabagari kuri kamera se? Maze kwisiga uri gisazi. Yaragora uri 10,000. Yampenye n'abarunyaza. Zibasa. Telefono kaza. Na mafaranga ngiye nkurusha amafaranga amahero ngiye hari filime mfite yitwa Umugisha. Ira filime yawe ngo yitwa ngo urukundo rwa mama imbaraga za mama. Yo. Maye nka rero sha najyango ngo Umva. yo Araka tutonshaka kungura nuko kuri kamera mamagari. sawa wanje Sawa. urabona imiki rero. okay, tuvuye muri cya kiganiro cyo guhamagara umusitari, noneho tugeze hahandi ugiye kutubwira ni irihe bara ukunda mu buzima bwawe. Natubwira impamvu ukunda iryo bara. Ibara nkunda no mu buzima ni umukara. Darura na wambaye ko Nkunda umukara. Ikintu ngukundira no kutandura ubusa. Ikindi umukara ujya ibintu byose bijyana nawe. Ni ibara ryiza ry'imfatizo washyiraho buri kintu cyose kikaba cyagenda. Okay, mu bakinnyi ba filime mwakinanye cyangwa se uzi bakina filime, muri aba bakinnyi babiri ni uwuhe ubona ufite urusha undi bitewe n'amakaragiteri wenda ashobora gukina yarakaye, ejo ashobora gukina yababaye, hagati ya Nyambo na Miki? Kubera ko Miki nyine ndabizi neza ko iyo yarakaye muri filime ndayibona, niyo yishimye ndayibona, ni ibintu byose Miki akoze muri filime nyine ubona yuko bimurimo neza, bikora neza kabisa. Baguhitishijemo gukina muri Hollywood cyangwa muri Bollywood, ni hehe wakina? Bampitishemo gukina muri Hollywood cyangwa muri Bollywood? Ahantu hamwe wahitamo, uratubwira impamvu ariho wahitamo. Nakina muri Bollywood. Kubera Bollywood niho hantu hambere mwana umuntu akinamo ukabona yuko ibintu byose babyitayeho. Bollywood mwana, Bollywood bashyiramo montage ziryoshye kandi nkunda montage. Ibaze nyine gukubita umuntu akidunda nyine tu. Bollywood nyine bo bamaze kubona ko filime nyine nta bintu bya hatari wari filime. Nuko entertaining abantu byo kubangoreka none dukore montage ngo umuntu yagereranya ngakabona ko umuntu yabikora wapi. Muri Bollywood umuntu akwicisha umusatsi, afata umusatsi akawuhuhuka kwica. Muri Bollywood nta hambere. Hari na filime nabonye y'Igihinde aho umuntu akura undi mu muheha niba mu kandi muri Bollywood uri umustar uri umustar. Uri umustar. Akandi kantu tugezeho ugiye kutubwira idarapo ukunda ariko havuye mu Rwanda. Turabizi ko twese twahitamo idarapo ry'u Rwanda. Mu bihugu byo muri Afurika cyangwa reka tuvuge ku isi, ni irihe darapo ubona kabisa ukavuga ati idarapo cyangwa ni icyo gihugu ukunda havuye mu Rwanda, ikindi gihugu ukunda cyangwa ubona gifite idarapo ryiza? Nkunda Burundi, idarapo ry'u Burundi. Kubera rifite amabara meza, ririmo n'utunyenyeri star, kandi nanjye ndi umustar.
idarapo ry'u Burundi risa neza byatari actually n'abarundi ndabakunda ngewe Abarundi. uretse nyine bino bibazo birimo nyine bishaka gutuma nyine u Rwanda n'u Burundi bijyana ibibazo ariko at the end of the day twebwe abaturage ba Burundi n'abanyarwanda usanga nta kibazo dufitanye usanga ibibazo birimo biraganirwa nabo hejuru twebwe ibyo nta nubwo bitureba ejo n'ejo bundi ushaka kumva ngo bimeze neza twebwe tuba turi tayari tuba turabagenerwa bikorwa urumva ariko ngewe Burundi n'abaturage baho n'idarapo ndabikunda ntari tugeze noneho ku mwanya wa nyuma ngiye kukubwira amagambo atatu oya ane reka mfate ane uhitemo ijambo rimwe unaduha ubusobanuro bwaryo hari ijambo umutima urukundo amazi n'ubuzima nkuremo ijambo rimwe unaritubwira impamvu wenda urihisemo cyenda umva nahitamo urukundo kubera iki urukundo ruraryoha nicyo cyonyine urukundo ruraryoha mwana utitaye ku bintu byose abantu bavuga urukundo ruraryoha na ndetse n'uburi mu rukundo uzagerageze ibyishimo byose ruguha ubikonsome nk'aho uzabibura ejo kuko n'ubundi ejo uzabibura ukarakara rero igihe cyose uri mu rukundo gerageza wenjoyinge buri segonda ry'urwo rukundo kandi to the fullest enjoy to the fullest then utegereze umunsi uwo muntu mukundana azakubabaza rero kubabaje bigenda bite ni amarira ariko nyine mbere y'uko ayo marira aza enjoyinga kabisa enjoy kuko ibyishimo urukundo rutanga mani nibyo byishimo bya mbere biryoha hakikiryoha nko gukunda ugakundwa ahubwo wenda ikintu cya nyuma kiryoha kibabaza ni ukubabazwa nyine kuko umuntu wagukunze cyane wagushimishije cyane umuntu wagushimishije cyane aba yabasha no kukubabaza cyane urukundo turabashimiye kubw'umwanya wanyu mwafashe tunashimira umusitari wacu buri kantu nagira ikintu agenera abafana biwe ikintu nagenera abafana banjye nta kindi ni ukubabwira ko mbakunda icyo ni icya mbere iyo baba badahari mba ndi uwa ntawe kuko ndi umustar kubera ko bahari shaba badahari ntabwo naba nitwa umustar naba nitwa undi muntu ntazi umuntu aba umustar kubera ko ari abantu bamuzi abo badahari rero abo banzi badahari naba ndi umuntu usanzwe nk'abandi ikindi nababwira mujye mugerageza amakuru y'ibimvugwaho cyangwa se ibivugwa ku wundi mustar mugenzi wanyu cyangwa undi mustar mufana mujye mubihamya cyangwa mubyemeza ariko umustar ubwe yaje akavuga ati bimeze gutya igihe cyose umustar atarajya kuri mikoro cyangwa kuri kamera ngo avuge ati ibingibi bimeze gutya mujye mubifata nk'ibihuha ndumva aricyo nabwira abafana banjye okay sawa turagushimiye umunsi mwiza natwe turabashimiye